hari ukuntu uba uri nko mu birori ushaka gufata nk'akantu runaka cyangwa se uri mu muhanda ugenda ugashaka nko gufata ikintu runaka, ariko mu gihe ujya gufungura telefone ushyiramo password ujya gushaka kamera ugasanga nk'ako kantu kamaze kugucika. Ubu rero ntabwo bizongera kugucika kuko P38 Pro yamaze kubikemura. Icyo bigusaba cyonyine ni kimwe, ni ugukanda kabiri kuri buto yo kongera volume, ubundi telefone yawe igahita ifungura kamera. Nk'uko mubireba ubu ngubu yamaze deja gufungura kamera ya telefone yanjye kuko namaze gukanda kuri buto yo kongera volume. Niba ushaka kureba uko bikorwa, dore nguko. Ujya muri setting ya telefone yawe, ubundi ugahitamo ahanditse system, ugahitamo gesture, ugahitamo quick open camera, ubundi ukemeza. Iyo umaze kubirangiza ushobora gufunga telefone yawe, ubundi ugakanda buto kabiri igahita ifungura kamera.